kuva mu kwezi kwa gatanu k'umwaka w'1948 kugera mu kwezi kwa gatanu k'umwaka w'2024 ni imyaka 76 yuzuye neza leta ya Israeli ishinzwe na David Gurion. Wakubwira kuvuga ibyaranze imyaka yose leta ya Israeli mazeho, nta na kimwe cyaza imbere y'amakimbirane y'abayahudi n'abarabu. Amakimbirane hagati ya Israeli na Palestine. Muri iyi myaka 76 abayahudi n'abarabu by'umwihariko abanyapalestine barahanganye bikomeye, bisa naho bageranye kure hashoboka. Kimwe mu byaranze aya makimbirane ni ishimutwa ry'indege yari itwaye abayahudi mu 1976, maze abayahudi nabo biciye mu bikorwa bya gikomando bakaza kubohoza abo bene wabo. Iki ni kimwe mu bikorwa bya gisirikare bikomeye cyahawe amazina atandukanye, arimo Operation Thunderbolt, Operation Entebbe cyangwa se Operation Yonatan. Ni amazina yose yamenyekanye kandi yahawe igikorwa cya gisirikare cyakozwe n'ingabo za Israeli, cyari kigamije kubohora abaturage b'abanya-Israeli bari bashimuswe n'umutwe w'ibyihebe by'abanyapalestine, bikabajyana ku kibuga cy'indege cya Entebbe muri Uganda. Benshi bemeza ko iki ari cyo gikorwa gikomeye mu bikorwa byakozwe n'igisirikare muri Israeli kikagera ku ntego kuruta ibindi byose. Benshi bakemeza ko mu mateka y'igisirikare ku isi iyi operation ariyo ya mbere yabayeho ikaba kataraboneka. Yakinweho n'amafilme nk'uko benshi babidusabye. Reka tugaruke kuri iyo Operation Thunderbolt cyangwa se Operation Entebbe. Byose bitangira ku cyumweru mu gitondo ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa gatandatu mu 1976. Indege ya kompanyi y'Abafaransa Air France yo mu bwoko bwa Airbus yahagurutse ku kibuga cy'indege cya Ben Gurion International Airport i Tel Aviv muri Israeli yerekeza i Paris mu Bufaransa. Mu nzira nk'uko bisanzwe mu ngendo z'indege yagombaga guca i Atene mu Bugereki gufata abandi bagenzi. Igeze Atene yinjiwemo n'abandi bagenzi 58. Muri aba 58 harimo 4 bihariye. Nibyo bari bihariye kubera ko babashije guca muri humya abashinzwe umutekano ku kibuga cy'indege cya Atene, babasha kwinjirana intwaro mu ndege. Aba 4 bari ibyihebe by'abanyapalestine 2 n'abadage 2. Aba banyapalestine 2 n'abagabo 2 bakomokaga mu mutwe wa Popular Front for the Liberation of Palestine PFLP. Mu ishami ryawo ryari rishinzwe za operasiyo zo hanze y'igihugu. Abadage bo ni umugabo umwe witwaga Wilfred n'umugore witwaga Brigitte Coleman. Aba bombi bavaga mu mutwe witwaga German Revolutionary Cells, wari ufite amatwara yo wiheza nguni arwanya umuryango wa Zionism ufatwa nk'umukurambere washinze leta ya Israeli. Iyi ndege ya Airbus y'Abafaransa yari ifite abagenzi 248 bose hamwe, n'abandi 12 bakoraga muri iyi ndege barimo abapilote. Atene saa 6:20 z'amanywa indege yarahagurutse bisanzwe, ariko hashize iminota 7 iri mu kirere ibintu bihindura isura kubera ko abakora iterabwoba bahise bashimuta indege. Bategeka wari umupilote wayo Captain Michael Bacchus guhindukiza indege akagana mu majyepfo ya Mediterane aho kujya mu Bufaransa. Ako kanya indege yahise ihindukizwa ijyanwa Benghazi muri Libya. Itumanaho rihuza n'abari hanze ritari nahagarikwa. Abayitwaye bahagarika gutumanaho naho yari ihagurutse ku kibuga cy'indege i Tel Aviv. Ubwo bivuze ko indege yahise iburirwa irengero. Yageze Benghazi yongerwamo amavuta ndetse yamara amasaha 7 mbere yuko ihaguruka ku isaa 3:50 z'ijoro yerekeza Entebbe muri Uganda. Ariko ha Benghazi umwe mu bagenzi w'umugore yabashije kubeshya abari bamushimuse abasha gutoroka ava muri iyi ndege. Ni muganga Patricia Martel, yari umuyahudi w'umwongerezakazi waturukaga i Manchester. Yabwiye ibyo byihebe byari byashimusi iyo ndege ko afite ikibazo cyo kuva amaraso menshi. Gusa niwe wari wabyikoreye kubera ko yari yikomerekeje abishaka, kuko nk'umuganga w'umunyamwuga yaraza ahantu ashobora kwikomeretsa ntagire icyaba, ariko nanone akava ku buryo bigaragara ko ari ikibazo gikomeye. Aba bari bashimusi indege bamaze kubona ko arimo kuva cyane nk'uwakuyemo inda cyangwa se ufite ikindi kibazo mu myanya myororokero,
bahisemo kumusiga Benghazi. Ikosa rikomeye bakoze. Madame Patricia yasigaye Benghazi ako kanya, ahita afata indege ava Benghazi yihuta ajya mu Bwongereza. Akigera mu Bwongereza yasanze intasi za Mossad zimutegereje. Ni kuri uyu mugore rero urugendo rwa Operation Thunderbolt rwatangiriye. Uyu mugore niwe watanze amakuru y'imvaho kandi yizewe kubera ko yagaragaje amasura y'ibyihebe byashimuse iyo ndege, agaragaza umubare wabyo ndetse anavuga ubwoko bw'intwaro bari bitwaje. Iyi ndege yavuye Benghazi yerekeza Entebbe muri Uganda, twabivuze. Yageze Entebbe saa 9:15. Ubwo byari bigeze kuwa mbere ku itariki ya 28. Ibi byihebe by'abanyapalestine byayizanye ha Entebbe nyuma yo kwemererwa na Idi Amin Dada wari perezida wa Uganda ko agiye kubakira. Iyi ndege igera Entebbe, perezida Idi Amin Dada yemereye ibindi byihebe by'abanyapalestine kwinjira muri Uganda bivuye Mogadishu muri Somalia. Ibi byihebe nabyo byari bije gufasha abagenzi babo bari bamaze gukora akazi gakomeye cyane ko kuzana iyi ndege Entebbe, indege yuzuye abayahudi. Ariko nanone mu kuza kw'aba baterabwoba bandi ntabwo baje imbokoboko, baje bafite intwaro ziremereye zarimo imbunda zo mu bwoko bwa AK-47 n'izindi ntwaro nyinshi z'urugamba. Ku gicamunsi cyo kuwa mbere ku itariki ya 28, ubwo umunsi wari wuzuye indege ishimuswe. Abagenzi bose bavanywe mu ndege bajyanwa ku kindi gice cy'ikibuga cy'indege cya Entebbe kitari kirimo gukoreshwa, ubwo n'indi terminal. Icyo gihe iki gice cy'indege cyakoreshwaga nka warehouse cyangwa se ububiko kuva mu myaka y'1970, ubwo kuri iki kibuga cya Entebbe hubakwaga ikindi gice cy'ikibuga cy'indege gishya cyakoreshwaga muri ibyo bihe. Ingabo za Uganda z'icyo gihe zafashije ibi byihebe mu gucunga imbohe cyangwa se bari bashimuswe. Izi ngabo zabatunze imbunda ndetse ingabo za Uganda zahise zikaza umutekano w'ikibuga cy'indege cya Entebbe. Yewe na nyuma yaho abashimuswe bajyanwe muri iyi warehouse cyangwa se ububiko, Perezida Idi Amin yategetse hoteli zari aho hafi kugaburira abo bagenzi no kubaha za matera zo kuryamaho. Uwo munsi utarira ku itariki ya 29 y'ukwa gatandatu ku isaa 9:30 z'umugoroba, ibyihebe byatangaje ko aribyo byashimusa abo bayahudi n'abandi bagenzi bari bari muri iyo ndege, kandi ko bazayirekura ari uko hafunguwe imfungwa z'abanyapalestine 53 zari zifungiye ibikorwa by'iterabwoba mu bihugu bigiye bitandukanye. Zarimo 40 zari zifungiye muri Isiraheli ndetse n'izindi 13 zari zifungiye mu bihugu birimo Ubudage bw'Uburengerazuba, Ubufaransa, Kenya n'Ubusuwisi. Ibi byihebe byatangaje ko izi mfungwa niziba zitarafungurwa kuwa kane ku itariki ya mbere y'ukwa karindwi isaa 8 z'amanywa ku isaha yo muri Isiraheli, imbohe zafatiwe mu ndege zitangira kwicwa, aho hazajya haraswa abantu 2 buri saha, ndetse kandi byongeraho ko hagomba gutangwa miliyoni 5 z'amadolari ziyongera ku gufungura izo mfungwa z'abanyapalestine. Leta ya Isiraheli yari yarafunguye abanyapalestine benshi barimo n'abakora iterabwoba ku ngurane y'abaturage bayo nabo bari barafunzwe. Gusa kuri iyi nshuro byasaga naho itari yiteguye gukora ibyo. Leta ya Isiraheli yahise itangira guseta ibirenge mu kurekura izo mfungwa z'abanyapalestine yari ifite. Gusa ku rundi ruhande igitutu cy'imiryango y'abari bashimutiwe muri iyo ndege cyari gikomeje kuba cyinshi kuri guverinoma ya Isiraheli, bituma abari ku butegetsi muri Isiraheli icyo gihe batangira kumvikana n'ibyihebe byari byashimusiye iyo ndege. Ku rundi ruhande nanone Idi Amin wategekaga Uganda icyo gihe yazaga gusura imbohe kenshi gashoboka, akazibwira ko ari ikosa rya leta ya Isiraheli itemera kubahiriza ibyasabwe n'ababashimuse. Ibyihebe byari byashimusiye iyo ndege byahise bikusanya ibyangombwa by'abagenzi mu rwego rwo gutandukanya abayahudi n'abatari abayahudi hashingiwe ku bwene igihugu bwabo, ku buryo kuwa gatatu ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa gatandatu mu 1976 hari ku imbohe 47, abenshi muri bo bari Abafaransa batari abayahudi. Bari biganjemo abasaza n'abakecuru n'ababyeyi bari bafite abana bato. Gusa mu kurekura imfungwa, ibi byihebe byemeye kurekura n'abari abakozi b'indege, ariko wari umupilote w'indege Michael Bakos yanga kugenda.
yanga gusiga bamwe mu bagenzi yari yazanye ngo kubera ko yumvaga bakiri mu nshingano ze, ndetse ibyo yanabyumvishije abakoranaga nawe muri iyo ndege, maze bose bagumana n'abagenzi banga kubasiga. Ku bufatanye bwa leta y'Ubufaransa na Isiraheli, mu ijoro ry'uwo munsi abatasi ba Mossad bahise bajya kureba umwe muri aba bagenzi wari warekuwe, ababwira ibyo yari yabonye byose Entebbe. Ndetse ngo uyu mugenzi yari umuyahudi ibyihebe bitabashije kumenya, kandi akaba yari afite ibyo azi ku gisirikare. Uyu rero yabahaye amakuru yose bari bakeneye, by'umwihariko ku ntwari ibyihebe byari bifite. Ibi ngibi bituma leta ya Isiraheli igira amakuru menshi cyane, kubera ko intasi za Mossad zageze no ku bandi bagenzi bari barekuwe mu ikusanyamakuru. Igice cyo gukusanya amakuru cyararangiye, hasigaraho igisirikare. Ubwo niko imigambi yo gutabara abo bayahudi yatangiye gutekerezwa, kandi vuba cyane, kubera ko byari bimaze kugaragara ko abandi banyamahanga ibyihebe bitari bibakeneye, ariko icyemezo cyo kubatabara cyari kitarafatwa. Kuwa kane, ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi, haburaga iminota mike cyane ngo amasaha leta ya Isiraheli yari yahawe n'ibyihebe agere. Leta ya Isiraheli yemera ko iri bwumvikane n'ibi byihebe ku bijyanye no gufungura imfungwa. Uku kwemera kwa Isiraheli kwatumye ibyihebe nabyo byongera igihe byari kwiciraho imbohe, bishyirwa ku cyumweru ku itariki ya 4 mu kwezi kwa karindwi. Nanone kandi kuri uwo munsi ibyihebe byarongeye bifungura izindi imbohe zirenga 100 zitari abayahudi. Noneho hasigara imbohe z'abayahudi gusa zigera kuri 94, ndetse n'abakozi bo mu ndege 12 bemeye gusigarana n'aba bari bashimuswe, bose hamwe baba 106. Kuri iyo tariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi nibwo Brigadier General Dan Shomron yazanye umupango cyangwa se igitekerezo cyo kubohora imbohe, akigeza kuri General Major Yekutel Adam, maze nawe icyo gitekerezo akigeza kuri Minisitiri w'Ingabo Shimon Peres. Biganirwaho n'abayobozi bakuru muri guverinoma ndetse n'abayobozi bakuru b'igisirikare. Gusa mu nama nyinshi zari zirimo ziba kuva indege ishimutwa kugera icyo gihe, General Mordecai Gur wari umugabo mukuru w'igisirikare cya Isiraheli na Minisitiri w'Intebe Yitzhak Rabin bumvaga inzira ya gisirikare itakoreshwa, ariko Shimon Peres wari Minisitiri w'Ingabo ndetse na General Major Benny Peled wari umugabo w'igisirikare cya Isiraheli kirwanira mu kirere bumvaga ko ahubwo hagomba gukoreshwa imbaraga za gisirikare, nta bundi buryo bushoboka. Igihe cyaje kugera, Minisitiri w'Intebe Yitzhak Rabin afata icyemezo, kubera ko nawe yari amaze kubona neza ko diplomasi idashoboka, kubera ko yavuga ko ntako atari yagize ngo abohorize imfungwa. Nk'ubwo yari yaciye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zibwire Anwar Sadat wari perezida wa Misiri kugira ngo abafashe kumvisha ibyo byihebe ko bigomba gufungura izo mbohe. Ndetse kandi guverinoma yari iyobowe na Bwana Rabin yakoze byinshi, kugeza no kuvugisha Amin Dada ubwe ngo abwire ibyihebe bifungura abo bantu. Ni mu biganiro Isiraheli yitabajemo wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo w'igisirikare cya Isiraheli General Baruch Bar Lev. Yaraziranye na Bwana Amin. General Baruch yahamagaye Amin kuri telefone, amusaba gufasha Isiraheli abaturage bayo bagafungurwa, ariko Amin yanga gufasha abayahudi burundu, aratsemba. Rabin yahise bibona neza ko nta yandi mahitamo yari ahari atari ugukoresha imbaraga za gisirikare. Kuri iyo tariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi, Minisitiri w'Ingabo Shimon Peres yatanze amabwiriza ko operation yo kubohora imfungwa itangira gutegurwa, ndetse inahabwa izina rya Operation Thunderbolt. Umurabyo w'inkuba nicyo gisobanuro. Kuva ko kanya no ku munsi wakurikiyeho ku itariki ya 2, abasirikare bagombaga kujya muri operation baratoranyijwe, bahabwa imyitozo n'amabwiriza bagombaga gukurikiza. Ibintu byose buri kimwe ku kindi byatangiye kwegeranwa. Harebwa icyatuma iyo operation izagera ku ntego, nta kintu na kimwe kibitambitse. Ikibazo cya mbere cyahise kivuka. Indege zagombaga gutwara abasirikare Entebbe ngo bajye kubohora abo baturage ntabwo zashoboraga kujya muri Uganda ngo zinagaruke muri Isiraheli mu rugendo rumwe rw'ibirometero 4,000 zitagize aho zica ngo zifata amavuta. Byihuse leta ya Isiraheli yese yohereza Colonel Ehud Barak kujya muri Kenya kwaka ubufasha bwo kuzakira indege zabo mu gihe zaba ziva muri Uganda ngo zici Nairobi zinywa amavuta ndetse zongere kuhagurukira zerekeza muri Isiraheli. Bo ubwabo bari bamaze kwizera ko operation izagenda neza,
muri ubwo bufasha harimo ko na Kenya yagombaga no gufasha abatasi ba Mossad gushaka amakuru muri Uganda. N'ubundi nk'uko bari basanzwe babigenza mu mikoranire yabo, Mzee Jomo Kenyatta yabemereye ko azabaha iyo service yo kubafasha mu gihe cya Operation Thunderbolt. Yabemereye kubaha ikibuga cya Jomo Kenyatta International Airport ngo bagikoreshe ibyo bashaka byose. Ibi Mzee Kenyatta yabikoze nyuma yo kubigirwamo inama na Bruce Mackenzie wari minisitiri w'ubuhinzi muri Kenya, ndetse kandi yanafashijwe n'abacuruzi b'abanya-Israeli babaga muri Kenya. Bose bahurije hamwe maze bumvisha Kenyatta ko agomba gufasha Israeli. Israeli ikimara kwemererwa ubwo bufasha, icyari gisigaye kwari ugushyira operation mu bikorwa. Igihe kiragera. Igicamunsi cyo kwisabato ku itariki ya 3 y'ukwa 7 mu 1926, indege zuzuye abasirikare zihaguruka Sharm el-Sheikh, zica hejuru y'inyanja itukura zigenda ku butumbuke bwa metero 30 uvuye ku nyanja, ku buryo radari za Misiri, Sudan na Arabia Saudite zitari kubasha kubabona. Baca mu majyepfo y'inyanja itukura bakomeza muri Djibouti, bambukiranya Somalia na Ethiopia, bakataberekeza mu burengerazuba baca muri Rift Valley, bambuka hejuru y'ikiyaga cya Victoria berekeza Entebbe. Operation Thunderbolt itangira ubwo. Icyo gihe guverinoma ya Israeli yari itarayifataho umwanzuro byuzuye nubwo abarwanyi bari bahagurutse. Byari bikiganirwaho mu nama ya guverinoma, ndetse byari no mu mpaka nyinshi. Gusa nyuma icyemezo cy'uko operation igomba gukorwa cyarafashwe. Nyamara hari hashize amasaha arenga 3 indege zihagurutse ku buryo zari zimaze kugera mu kirere cya Ethiopia. Icyo gihe General Major Yekutiel Adam niwe wari wagizwe umuyobozi mukuru w'iyo operation, Overall Operational Commander. General de Brigade Dan Shomron wanazanye umupango cyangwa gahunda y'iyo operation niwe wari umuyobozi wa operation ku butaka, Operational Commander on Ground. Ubwo niwe wari uyoboye ibyo bikorwa byose bya operation ku butaka, ndetse ubwo ni nawe wanatangaga amabwiriza n'amategeko ku buryo urugamba rwagombaga kurwanwa mu kubohora izo mfungwa. Izi mfungwa zari zikiriye Entebbe zihebye. Bari bazi ko nta kurokoka gushoboka kuko amasaha yarakomeje kugenda. Indege zakoreshejwe muri iki gikorwa harimo Hercules C-130 enye na Boeing 777 ebyiri. Zari zitwaye abasirikare bagera ku 180 ndetse n'abaganga 21 bagombaga kuvura uwo ari we wese wari kugira ikibazo. Bagombaga no kuvura izo mfungwa kuko ntibari bazi niba nta barashwe barimo. Indege za Hercules C-130 enye harimo 3 zari zitwaye abasirikare bari baje muri operation, ndetse n'indi imwe yagombaga gutwara abari bamaze kubohozwa. Naho izindi ndege ebyiri za Boeing 777, imwe yari itwaye ibijyanye n'imiti ndetse n'ibindi bikoresho by'ubuvuzi, indi itwaye General Adam Yekutiel wari umuyobozi mukuru wa operation. Iyi ni nayo yari irimo ibijyanye n'itumanaho byose muri iyo operation. Thunderbolt Abayahudi bari bayizeho neza kandi bari bafite amakuru yose y'ikibuga cy'indege cya Entebbe, kubera ko igice imfungwa zari zifungiyemo Entebbe cyari cyarubatswe na kompanyi y'ubwubatsi y'Abayahudi yitwa Soleil Bonnet. Iyi sosiyete yabahaye amakuru yose ashoboka y'imiterere y'icyo kibuga cya Entebbe. Bari bagifite ibishushanyo bacyubakiyeho cyangwa plan zacyo zose. Iyi ngingo iruta izindi zose yatumye Thunderbolt igenda neza, kubera ko abasirikare bayigiyeho byose bapangiraho urugamba, babaga baza aho bagiye, buri hamwe bashingaga ikirenge, bari bahazi. Kuruta ibyihebe by'abanyapalestine byari byahagize ubuhungiro n'ubwihisho, ndetse n'abanya-Uganda ubwabo hari abatari bazi imiterere y'iki kibuga nk'aba banya-Israeli. Abanya-Israeli bari banafite amafoto y'ikibuga. Mu masaha ya 5 z'ijoro zirenzeho umunota umwe ku isaha yo muri Uganda, nibwo indege ya mbere y'ingabo za Israeli yari igeze ku kibuga cy'indege cya Entebbe. Ku masaha yari yapanzwe hari harenzeho umunota umwe wonyine. Mu basirikare bagera ku 180 bari boherejwe muri icyo gikorwa harimo abakomando bagera kuri 30 bari bayobowe na Lieutenant Colonel Jonathan Netanyahu. Bavaga mu itsinda kabuhariwe mu gisirikare cya Israeli ryitwaga Sayeret Matkal rikora za operation zigoranye. Uyu Lieutenant Colonel Netanyahu ni mukuru wa Benjamin Netanyahu uyobora Israeli uyu munsi. Nyuma yo indege bagejeje ku butaka,
bahise berekezaho imfungwa zari zifungiye. Ni mu gice cy'ikibuga cy'indege cya Entebbe kitari kirimo gukoreshwa. Berekeje muri icyo gice bari mu modoka zisa n'izo perezida wa Uganda Idi Amin yagendagamo, kubera ko bari bafite Mercedes Benz y'umukara yakundaga kugendwamo na Idi Amin, iherekejwe n'izindi modoka za Land Rover n'ubundi zabaga zishagaye Amin. Muri uwo mwanya wari kubabona yari gutekereza ko ari Amin uje. Abasirikare ba Isiraheli baje muri iyo operation bari bambaye imyenda y'ingabo za Uganda, gusa bambaye ingofero z'umweru kugira ngo birinde ko habaho kurasana hagati yabo. Ako kanya imodoka z'abasirikare ba Isiraheli mu kwihuta kwinshi ku muvuduko w'ibirometero 60 mu isaha bagana imbohe zari na Mercedes Benz yabo y'umukara bahagaritswe n'abasirikare ba Uganda. Abayahudi bari bibeshye gato mu kutamenya amakuru nyayo, kubera ko icyo gihe Idi Amin yari amaze iminsi mike cyane ahinduye Benz aguze y'umweru. Mu gihe bazaga bagana aho imbohe zari zifungiye, umusirikare umwe wa Uganda yagize amakenga ahagarika izo modoka. Jonathan Netanyahu wari uyoboye itsinda ry'aba basirikare yahise afata umwanzuro wo kurasa abo basirikare ba Uganda. Imbunda zabo zariho silencer, bya bikoresho bishyirwa ku mbunda ikarasa bucece. Barashe kuri abo basirikare ba Uganda ntibabica. Undi musirikare umwe w'umunya-Isiraheli wari mu modoka ya kabiri ya Land Rover yari inyuma yabo ngabo, ntabwo yajuyaje, yahise ahura abo batari bapfuye akoresheje imbunda idafite silencer. Urusaku ruba rurasohotse. Ako kanya ruba rurambikanye hagati y'abakomando b'Abayahudi n'ingabo za Uganda zari zifatanije n'ibyihebe by'Abanyapalestine byari byashimuse iyo ndege. Urugamba rwamaze iminota 7 yonyine, ariko rwakozwemo byinshi cyane. Aha abakomando b'Abayahudi mu matsinda 3 bari bigabanijemo bahise binjira imfungwa zari ziri, maze bahangana n'ibyihebe urusasu kurundi mbere yo kubohora imfungwa. Ubwo kandi niko abandi basirikare bari hanze barimo bahangana n'ingabo za Uganda zari mu minara y'ikibuga, ndetse andi matsinda y'ingabo za Isiraheli yararimo asenya intwaro za Uganda zo kurwana mu kirere, zarimo indege z'intambara za MiG-17 na MiG-21 zari zarakorewe mu bihugu by'Abasoviete, hasenywe zigera kuri 11. Ibi byakorwaga vuba cyane, nta segonda ryo gutari hari. Mu ntangiriro kurasa abasirikare ba Uganda hakumvikana urusaku rw'amasasu ntago byari mu mupangu, kubera ko Abayahudi bashakaga kugwa gitumo ibyihebe, ariko ubwo habagaho kurasa abasirikare ba Uganda byose byari bipfuye. Nanone ku byihebe byasaga naho umwanya wari wabishiranye, kubera ko ingabo za Isiraheli zari zamaze kubasatira. Imfungwa zose zari mu cyumba kinini cyangwa se sale. Isasu rya mbere ricyumvikana, ibyihebe byahagurutse bwangu bifata imbunda zabyo ngo birwane, maze abagenzi cyangwa se izo mfungwa zitahwa n'ubwoba. Gusa abakomando ibyo bari babizi neza, maze nabo bahita bakoresha indangururamajwi bari bitwaje za megafone, babwira imfungwa bati mugume hasi, nimukomeze muryame, turi ingabo za leta ya Isiraheli. Babivuze mu ndimi z'Icyongereza n'Igiheburayo. Koko imfungwa zikomeza kuryama. Muri ako kanya k'iminota 7 ibyihebe byose byari bimaze kwicwa biri hasi. Ariko nanone ku rundi ruhande Jonathan Netanyahu wari uyoboye itsinda ry'abakomando b'Abanya-Isiraheli nawe yari yarashwe n'umusirikare w'Umugande wari mu munara wo ku kibuga cy'indege. Isasu rimufata mu mugongo mu gihe yarimo agenzura uko abasirikare yari ayoboye barimo bakora iyo operation. Akimara kuraswa, Yoni nkuko bakundaga kumwita, abaganga bagerageje kumwitaho ariko birananirana, abagwa mu maboko arapfa. Abandi basirikare 5 ba Isiraheli nabo barakomereka, ariko nanone muri urwo rugamba rwo kubohora izo mfungwa hishwe abasirikare 45 b'Abagande mu kanya gato cyane, kubera ko uretse itsinda ryabohoraga imfungwa hari n'abandi bagombaga kubacungira umutekano, ndetse n'abandi bari bashinzwe umutekano w'imfungwa, ndetse abandi muri bo nibo barashe indege 11 za Uganda. Aba bose bari bayobowe na Brigadier General Dan Shomron ku butaka aho ku kibuga cy'indege cya Entebbe, ndetse na Major General Yekutiel Adam wari mu kirere muri Boeing 777 akurikirana buri gikorwa ku kindi. Mu rugamba rwo kubohora izi mfungwa haguyemo abagenzi babiri barimo Jean-Jacques Maimoni wari ufite imyaka 19 na Ida Borchevik wari ufite imyaka 56, ndetse n'undi witwaga Pascal Cohen
wagize ibikomere bikabije akaza kugwa mu bitaro ubwo yari arimo abagwa. Nyuma y'iminota 20 abasirikare ba Isiraheli bageze Entebbe bahise batangira gushyira bari bamaze kubohozwa mu ndege, ku buryo ku isaha ya 5:59 indege yahise ihaguruka ku kibuga cy'indege, ndetse ku isaha 6:40 indege ya nyuma y'abanyayisiraheli yari ihagurutse ku kibuga cy'indege cya Entebbe. Izi ndege zose zabanje guca Nairobi, zongerwamo amavuta zibona gukomeza zitaha i Kanani. Mu ndege, mu mitima ibyishimo byari byose ku bagenzi bari batabawe, ndetse n'abasirikare bari bakoze igikorwa cya gisirikare gihambaye mu mateka. Gusa ku rundi ruhande muri abo basirikare nta numwe wavugaga, kubera ko ibi byose byari byagezweho bitwaye ubuzima bwa Jonathan Netanyahu, mukuru wa Benjamin Netanyahu. Umurambo we wari muri izo ndege. Mu mbohe 106 zagombaga gutabarwa, 102 muri zo zageze muri Isiraheli, naho 3 muri bo bapfira kuri urwo rugamba. Undi umwe ni umukecuru w'imyaka 74 Dora Bloch, wari wajyanywe ku bitaro bya Mulago muri Uganda kubera uburwayi yari yagize ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa 7. Uyu ntiyari ahari ubwo operation yabaga. Mu buryo bwo kwihimura, abasirikare ba Idi Amin Dada bahise bamwica nyuma y'iyo operation. Bamujyanye mu murima w'ibisheke bamwicirayo, umurambo we utoragurwa n'ingabo za Tanzania muri iyo mirima nyine mu 1979 mu ntambara yavanye Idi Amin ku butegetsi. Uyu murambo woherejwe muri Isiraheli aho washyinguwe mu cyubahiro. Indege zari zitwaye abari bamaze kubohorwa zerekejwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cyitiriwe David Ben Gurion i Tel Aviv. Basanga minisitiri w'intebe Yitzhak Rabin ari kumwe n'uwari minisitiri w'ingabo Shimon Peres babategereje. Barabakira. Ku rundi ruhande, umurambo wa Jonathan Netanyahu nawo warashyinguwe, ndetse no mu kumuha icyubahiro iyi operation yahise ihabwa izina rye, Operation Jonathan. Ku rundi ruhande, operation irangiye, Idi Amin umujinya waramurenze. Mu bikorwa by'ubunyamaswa byo kwihorera yica abanyakenya 245 babaga muri Uganda, n'abandi basaga 3,000 barahunga. Abaziza ko Kenya yafashije Isiraheli muri iyo operation, ndetse na minisitiri w'ubuhinzi wa Kenya Bruce Mackenzie ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa 4 mu 1978 yatezwe igisasu mu ndege yari arimo maze kiramuhitana bikozwe n'inzego z'ubutasi za Uganda. Bivugwa ko yazize service yahaye abayahudi mu kumvisha Perezida Jomo Kenyatta ko agomba gufasha abo bayahudi muri operation Thunderbolt. Iyi operation Thunderbolt yagize uruhare rukomeye cyane ku hazaza ha politiki ya Isiraheli, by'umwihariko abayigizemo uruhare bose nka Yitzhak Rabin wongeye gutorerwa kuba minisitiri w'intebe wa Isiraheli kuva mu 1992 kugera yishwe mu 1995, ndetse n'abandi bayigizemo uruhare nka Shimon Peres na Ehud Barak nabo babaye ba minisitiri b'intebe. Ndetse bidasubirwaho iyi operation niyo yatumye Benjamin Netanyahu yinjira muri politike, ndetse aranahirwa kuko kuva mu 2009 kugeza uyu munsi niwe uyobora guverinoma ya Isiraheli. Operation ikirangira ku isi yose byahise bimenyekana ko abayahudi bari bongeye kwandika amateka mu guhisoma abanyapalestine, ndetse no kugera ku gikorwa cy'akataraboneka cyagumye ku mwanya wa mbere muri operation zakozwe n'igisirikare mu bihe bya vuba. Iyi operation yabaye kimenya bose, yandikwaho inkuru nyinshi zirimo igitabo cyanditswe n'umwongereza Saul David wanditse uburyo iyi operation yagenze umunota ku wundi, mu buhamya yahawe n'abayigizemo uruhare ndetse n'abari bafashwe bugwate bagatabarwa. Ndetse yanakinweho filime zitandukanye zirimo yitiriwe izina rya Operation Thunderbolt. Yasohotse mu 1977, ndetse n'indi yamenyekanye yiswe 7 Days in Entebbe yasohotse mu 2018. Iyi operation yasigaye mu mateka y'isi ku buryo yasize umugani mu ma operation yose yo kubohora abantu bikozwe n'igisirikare. Ni niyo mpamvu twayivugagaho naho ubutaha.